muraho nitwa Dominique Dani Deo muri filme ziri guca kuri December TV. Nagira ngo bafana bacu twirinde corona, dukaraba intoki kuko byaturinda kandi bikarinda nabandi. Nashaka kubabwira rero kuri filme twigeze gukora kera, ako si kera cyane, twayikoze kino cyorezo kitaraza, tukaba twifuza ko iyo filme nayo mwayikurikira, ariko akaba ari filme itazaca kuri no channel ya December TV, ahubwo ikazaca kuri December TV 250. Ubwo rero ni filme bita Ikibatsi cy'urukundo, tugiye kuyishiraho kugira uyibone nuko wakora subscribe ukajya kuri channel bita December TV 250, hanyuma ukayikurikira. Hari abantu barimo badusaba iminota myinshi kuri filme bita Umusozi w'amaganya. Ubwo rero icyo kintu nkivuzeho nuko mu by'ukuri iyi filme twayibahaga 3 mu cyumweru, ariko twagize gutya tuyibaha buri munsi. Murumva rero ikiza nuko icyo twakoze nukuyibaha buri munsi, ariko iminota ikagabanuka. Rero mwihangane nuko nguko tugiye kujya tuyibaha iminota 15, ariko mukizera ko buri munsi muzajya mugira ute muyibona. Ikibatsi cy'urukundo rero ni filme nziza cyane, muzasanga kuri iyo channel nababwiye December TV 250. December TV 250 niho izagica. Ni filme yakinwemo abakinyi bose ba December barimo, so izabaryohera kandi ni nziza cyane. Murakoze, mwirinde corona virus. Kazi nakazi kandi kwa bivuga bigira siko no kuboss ikindi none sibyo. Ubu ngewe ibintu by'ama connection ndabizi pe. Wiki uziko arizo njyane umugabo wanjye mu biro Deo turapfuye. Wiki ako rekamubaze ujye ukora ibintu watekereje. Je naje gusanga nese wowe ntabwo ucyuma akazi siga akazi iyi company urabona wabona makare kazi. Naje gusaba akazi ko gukora amasuku ari na amasuku nyine. Nyine ahangaha yatangiye akazi ntahangana umenye nahandi. Wowe uramuzuye ngo gusa ndi sanje akaza mu gitero. Sechiwi way. bimeze bite? Urabona ko akazi wagatangiye? Yego. Ibyo twaganiye cya ndabyibuka ko nari byonyine. Muri mu bitari umva mubwire nigendere se. Wache buretse. Icyo kibazo ariko. Urabona ko yagatangiye. Nuze ko gukora akazi ikibazo cyari iki? Yes. Uyu muntu rero. Uyu muntu ndagira ngo umumenye. Sumukozi ukora ngaha se hari ikindi? Nta nese nta ganze. Jye witonda. Se sheri ntabwo muzi se? Uyu? Ntabwo muzi. Tunamonye nyine ahangaha yatangiye akazi ntahangana umenye nahandi. Wowe uramuzuye ngo? Gusa ndi sanje akaza mu gitero. Kaje sajya mu cyadi. Uranzi? Ndakuze njye nari ngiye kurya mu muryango wo hepfo ye. Nyine ngiye kujya gusa. Nese buriya ntabwo wambonye cyagiye nari ndi gukoropa imbere y'umuryango. Deo. Nta soni. Uyu muntu uramuzi? Yaje gusaba akazi nta kintu twakoranye nuko duturanye. Nese guturana ni ikibazo. Turaturanye. Gute wamwemere ko bamuha akazi ahangaha? Uzi ko azi ibyacu kuko. Egera. Ese ngiye kunyirukana.
Deo umva sheri ubizi neza umva uyu muntu rero nanjye sinzi ukuntu yaje sibyo urabona ko tumaze igihe ariko ntabwo uzi ukuntu yaje ariko mwe mutubanye mu gipangu we yamubonye yarasanzwe nanjye nagiye kubona mbona nyituyeho sibyo none se wemereye ko ikibazo aho kiri hehe ceceka bajye ugabanya amagambo Deo ndumva ubu ngo reka ngusobanure sheri ibintu ni birebire ariko nje reka tujye kuri topic sibyo ubundi uyu nguyu ibyanjye nawe arabizi neza urumva ni nk'ahari ngiye umuhesheje akazi iyo ntaza iyo mbimenye kandi ibyo ndikuzanira ibibazo sheri wabanza ukanyumva kweli umva iyo naza kumuhesha akazi byari byoroshye kugenda akavuga ibyacu byose urumva ariko ubu ngubu ni byiza kuba umva ni byiza kuba atuzi natwe reka tumumenye nawe reka umumenye urumva guhera uno munsi rero ugomba kugira ute urumva mva tumubwire ibyo harya wambye ko witwa nde wambye ko witwa nde wigira uko base murebe nta kibazo mbwira wambye ko witwa nde Focus mbwira nta kibazo wambwiye ko witwa nde usaba akazi wavuze ko witwa nde umva nkubwire rero sibyo ngiye kukureka uguma ahangaha mu kazi ninjye nyokobuje urumva ngiye kuguma ariko nanjye ninjye boss wawe urumva ibyo usanzwe tuziho muzabikomeza sinakubwiye agira amagambo menshi umukozi twayikomeza tutayikomeza ibyo ntabwo bikureba icyo nshaka ni ukugira ngo udode udode iki umunwa ceceka ntuzajye n'umuntu umwe w'iruhande ubwira ko usanzwe nzi cyangwa se uzi Deo wa mukobwa we ushaka kwigira ngo ukigirana je ukagira ikintu uvuga ukisanga gereza n'umumama ibyo ntabwo mbizi ibyo uri byo byose sibyo icyo nshaka gereza ureka cyangwa se ugenda hakiri kare wemeye gufunga umunwa wawe rwose pe nzaceceka ariko namwe ntimuzabyitwaza ngo munyirukane kare kamva ibigambo ibigambo byawe nibyo uzazira uvuga niwanyu bazahita bakubura urumva neza nta mikino ihari ushobora gupfa Deo mbwira twebwe kugenda imbere bashobora no kukwica sawa ushobora no gupfa aho byifuza oya subiza hano inyuma ariko nshaka kureba aho ngaho yibaze ese nagushonje nzi ko wandangaranye ngo baje kureba amavideo yewe igiye koza ahubwo cyumva nkubwire naribagirwa nyine nyumva nyine mbwira ndakubwira muri telefone nshaka kubwira rero sinzi impamvu ariko wabikoze nyine ni ukubera iki wazanye uriya muntu ngo aze ari gukungiriza muri kampani yacu hari ikibazo kibirimo none se kuki utabihaye Deo ariko reka Deo agiye kuba ikibazo hano nanone none se kuki wumva ko ari Deo wagombaga kunyumviriza arega Deo amaze kumenya akazi sibyo kandi Deo umenye ko ari n'umuntu w'umuryango nyine wacu wa hafi nuzurazana umuntu w'umunyamahanga tutazi haza akungirize sinzi ngewe nabonye atari byiza none se icyo nagendeho mbikora urakizi se ngaho kimbwire mbyumve sinzi gusa nuko numvaga wenda okay Deo yari wakungiriza aho buriya akazi ari umukozi usanzwe reka rero umubwire utangiye kurengera kucyumva ko ibintu byose nshobora gukora Deo niwe wa mbere ese ibyo nakoze ntabwo bihagije oya shiri wirakara birahagije pe ariko urumva umuntu wo hanze n'umuntu wo mu muryango pe ntabwo bemeze kimwe nicyo kintu gusa cyonyine numvaga
naho ibindi rwose nta kibazo pe. uriya mugabo nazanye ni umusore afite experience mu byo akora, amaze imyaka myinshi akora ibintu bijyanye, kandi urabizi ko ibintu dukora ni ibijyanye no kohereza ubucuruzi hanze, sibyo? Ibyo dukora bikeneye ko tugomba kuba dufite isoko. Afite experience mu bijyanye no gushaka amasoko, sibyo? Amaze imyaka myinshi ari byo akoramo, kandi ikigo cyose yagiye akorera yagiye agaragaza ko afite ubushobozi ndetse n'umusaruro. Urumva? Umusaruro akawutanga kandi ku buryo bugaragara. Ndabyumva si rwose n'ibina kubaza. Ndabyumva ni nabyo ariko sinzi. Nabishiramo Deo. Subwo Deo yari kumfasha iki? Babiri mbwiza ukuri. Kuri icyo kintu nari nkeneye, kuri ibyo bintu nari nkeneye, urumva Deo yari kumfasha iki? Okay. Ko ndasinzi uko Deo nari bubyakire gusa okay. Niba ari ibyo ngibyo. Nta kibazo ariko njye nta okay arabizi ariko se ikintu azi tutakwigisha Deo akamenya ni iki? Narakubwiye ngo hano ntabwo twebwe muri company yacu ntabwo twebwe twigisha abantu, twebwe dukoresha abantu, ntabwo twigisha abantu. Gutandukanya Deo n'abandi bantu. Reka nkubwire rero, reka nkubwire nanabikubwire, nongere nanabikubwire. Uranyumva neza? Kanigende wicara hano umva ukamvugiremo. Sinzi impamvu ushaka kugira ngo ibintu byose Deo means what? Okay, nivugira gashira bikora akazi sibyo? Nta kibazo. Ibyo nakoze ntabwo bihagije. Birahagije rwose. None nta kibazo gikuvuna sibyo? Nta kibazo. Ejo uzazana na nyoko mubwire ngo nawe ngo naze hano ngo tumuha akazi. Ubusigiye cyose tumaze haro nayo nazana uretse Deo wenyine. Uretse ko cyumva ko ibintu byose byakagombye kuba bijyamo Deo. Je nuko numva ko dufate company se tuyigira ikiryango kiri aho ngaho gusa. Hari undi mu rusenzanye si Deo wenyine ko nayo nkugira inama nkavuga ati nka Deo nk'umuntu w'umuvandimwe wacu ari ugomba kukungiriza. Nibyo byakabaye byiza kuruta uko waza n'umuntu wo hanze agahita za asimbuka bari baharagataza gukungiriza. Icyo ni cyo kibazo. Noneho utekereza impamvu nagiye gufata nkazana undi muntu wo hanze kandi mwe muhari. Niyiheze. Iyo mpamvu ngaho yimbwiye. Nuko nshaka umusaruro. Ndashaka umusaruro. Wowe ubwawe nakubwiye ngo iki? Wowe ubwawe narakubwiye ngo ibintu ntago biri kugenda neza. Sibyo? Kandi koko. Nawe subwo ngubwo urumva ari gukemura ikibazo kuri kuzana abantu bo hanze akaba ruza ukahita bazamura mu ntera ariko no turi bukore neza. Kuki utadufata twe nka musazangire uzamura ari kandi byo byana dutera imbaraga zo kuba twarushaho gukora neza. Ariko yisha niko ndi kwikubyuka utangiye kumbangamira. Okay, tubyore rero nta kibazo. Wenda icyo nemera ni kimwe. Nuko njya kubikora ntigeze nkugisha inama. Ya none se. Urumva? Cyo ndacemera. Ntabwo nigeze nkugisha inama. Nari kubiceceka wanda gutyo bimbwiye hari byo numvishe ko nanjye. Ariko noneho nanjye bise binyereka neza icyo utekereza niyo nkikugisha. Niyo nyiza kuyikugisha nta kindi kintu ari kumbwira uretse iki ngiki uvuze nona. Urumva? Ubwo rero urumva ko simbizi bitangiye kurengera nawe. Oya nta kibazo. Nabyumvishe rega nta kibazo shiri wirakara. Sibyo? Wirakara ariko. Oya. Ndabimbabaje cyane. Ngajya tubyihorere. Tubyihorere sibyo? Tubyihorere. Nyereka uri bagiye mu za kode zawe. Navuye muri moto rwose. Kwako tuvuze Deo se. Deo nta kintu ntwaye. Ariko ushaka kugira ngo business ihinduke ikintu cy'igifamiye kiraho ngaho kandi ntabwo bishoboka. Se kuba mvuze Deo ngo azamuke akungirize urumva ari ikintu cy'igifamiye kirimo aho ngaho. Ntabwo uri burangiye tugiye kuba nk'abandi ngimbeba ngo iturutse ari iturutse aha ngaha. Ushaka ikintu nirira nigendere. Okay. Ibintu byawe. Uburaje urumva wanda zimushikuye. Sinite ko ngo aratekereza iki umva nahise ngenda gizifata gutya mitanze mwambura niba yabisore tubisore nagumbize ariko byari byose ntabwo yabisore. Ibyo bintu ntabwo byumvikana. Umva ibaze yabisoma yo. Oya no kuzimwakana nabyo hari ikintu ashobora gutekereza. Oya ntacha. Nta kintu kizara. Kugeza ngo nta kintu ari kubazaho.
uriya mugabo mbona afite ubwenge ugomba kujya witonda ashobora guceceka wowe ukagira ngo umurushe ubwenge bisomye se ntabwo ashobora kwihanga ariko icyo nzi cyo wenda ibyo byose hari icyo aba yaragaragaje sibyo ashobora kuba yaketse wenda simbizi ariko nta kindi kintu yigeze agira okay ikindi nacyo gikomeye cyane sibyo tugize amahirwe impapuro zirahari sibyo ikindi kibazo mfite umugabo wawe ajya gutekereza kuzana uriya mutipe ngo ugiye kumwungirira yafashe umwanzuro muri kumwe ni ibintu yatekereje ari mu nzira icyo kintu utarakimbwira neza rero umva nkubwire Theo sibyo nanjye icyo kintu turi mu rugo nongera nkimubazaho namubaza impamvu nyuma ya cyagiye naragenda umva rega ntabwo mba nicaye kuki uri kumbabaza muri ntabwo mba nicaye umva uzi ko namubajije ahubwo twari tugiye no kwishwanira turi mu rugo hahandi ho twari tumeze neza turi gukina nta kibazo ariko naza icyo kiganiro neza twari turwanya yabuze gato mpita muvi ruhande ndagenda oya ntabwo uri kumva ikibazo cyanjye ikibazo cyawe ni ukumva ko ntabwo nari gukora mbese ndi gukora uko nshoboye kose ariko uri kubyumva ndi gukubwira mu rugo twari tubishwaniye narabimubwiye aravuga ko ibintu byose bwa mbere njye ndashaka uri murambabaza ntabwo byumvikana ntabwo umugabo wawe yafata icyemezo wenyine cyo kuzana undi muntu muri kampani ampurisi akaza ari umuyobozi utabizi wimbeshya umbwiza umva narabimubashije ndabiza sheri wabitewe n'iki kugira ngo ukore gutyo utanagisha inama arangije arambwira ati se Dewo nabitekerejeho pe ariko Dewo urabizi ko nta byangombwa afite ntaki kandi uriya muntu afite experience mu kazi arabinyumvisha ageze aho ndabyumva bisiko byageze arambwira ati kuki ibintu byose uba wumva ibintu byose Dewo none umva atangiye kuvuga iryo jambo mbigenza gakeya urumva none umva mubwire wowe gumye no kubitekereza ko bitarabaye nyine byararangiye sibyo wigumye kubitekerezaho wowe reka ahubwo tubijyane mu kazi kari kunanira ubu ngiye kujya ntegeko n'umuntu usanze muri kampani nose waretse kumbabaza kuko uzi ko iyo urakene nzi ko ntako ntari kugira ngo ibintu bigende neza nanjye mba numva acitse intege ubu ngiye ntabwo nshobora kwemera amategeko umugabo we namwihanganira sibyo ariko kuzana umuntu nsanze muri kampani nkagendera ku mategeko ye ntabwo bishoboka reka ngusezeranye iki kintu sibyo nubwo nawe mubwiye ejo bundi tukabishwanira nzajya nkomeza mbimubwiraho numve sibyo wowe urakara gusa numvise atabyakiriye neza arambwira ati nayo mpamvu nigeze kugisha inama mbere nabonaga akazi bitagenda neza kandi Dewo akazi koko nubwo bimbaza nkahakana ariko nawe kikagenda neza usigaye utuma tukica n'iki ibintu byinshi cyane rero nayo mpamvu asigaye nkeka ko ashobora kuba yafashe n'umwanzuro atanabimbwiye reba nk'ubu ngubu sibyo twajyaga dufunga sibyo n'ahantu tugikorera ibyo dushaka sibyo ubu se tuzongera kubikora ubu bigiye kujya bisaba uze mu rugo rimwe na rimwe birambangamiye rero ubimenye ubyumve njye sinzijya nihanganira gutekwa n'umuntu nsanze muri kampani oya ahubwo nuko bimeze umva kubwire subira mu mwanya wawe dukomeze akazi byarangiye ahubwo umva kubwire wowe ihangane sibyo nibyo nagumye kuva kera hose nkubwira ihangane twijijishe tumwereke ko tumukunze nta kibazo na kimwe dufite noneho nyuma yaho tuzamukanisha humura uko byagenda kose bizarangira amanya utsindiye sezeranya icyo kintu ko nta n'ukwezi aramaramo hano wowe niyo nkubwiye wowe twiturize pfa ko nawe ibyo umugabo wanjye sibyo wowe iturize tumureke tuzamunaniza dukore ibishoboka byose agende umwe uzawutsindira kuwe kurakara sibyo ngaho nkorera kano karaporo basi sibyo ndi kukubwira ngo wowe reka ze ahagera kwigisha akazi sibyo oya banza nkore kano karaporo kano yaka mbese mbona utangiye no kubimenya urumva sinakwiye kuba umuyobozi wungirije oya reka hari byinshi utaramenya sibyo reka igifunguye ukabisevinga ahangaha hari byinshi utaramenya reka aze ahubwo tumukureho ubundi bumenyi sibyo by'umwihariko ukuntu akora akwigishe numara kwimenya neza sibyo strategy zose ubundi turamusimbura nimara kumusimbura kandi njye uzaba umuyobozi mukuru sibyo nta kibazo rwose kuba insezeranye sawa urakoze
sawa rero kameze batanagaruka ugasanga twicara aho ngaho dore ko uzahwera uzatuma nsara bivumbura abantu bashya we abantu neze bashya biteze cyane sawa kabisa ntari uko nsigaye mbona we na mabuja murebana ukuntu harimo akantu ariko we nawe Chanel akanyuje koko utangiye kugira amagambo oya nta kibazo ariko soya nta magambo ni buragerega mbangira ngo nyine ni ukuganira ntibikubabaze wowe tumeranye nabi oya tumeranye ariko nyine mba mbona hari akantu mabuja nubwo ari umugore wa bose ariko ni umukozi ubona ko afite office ni umukozi nta kibazo kandi ntari biryo harimo akantu ariko nyine harimo akahe kantu hari akantu tu wabirangije ya mu bikize hari utuntu nagira ngo anyereke nyine mo hano ibyo bimeze biti sawa nta kibazo ari kukubwira ko iki nyine yarari kumbwira ngo ngabona ngo nyine njye nawe tumeranye neza nanjye najya kumubwira ati uri umuntu mwiza nta kibazo nkuko ngabona njye nawe tumeranye neza ngo ndi umuntu mwiza nyine aravuze ngo abona ngo tumeranye neza ndabona ati rekera